n'Imana mutange imibiri yanyu uko bikwiriye ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Mwihane muhinduke imibiri yanyu ikora iby'Imana ishaka kuruta ibyo mushaka. Muzirikane ko kubana n'Imana kwanyu kwiza atari uko musenga mukumva ko mubana nayo, ahubwo icyambere ari uko mwakoze ibyishaka ibyishima biheje icyubahiro. Kana gukwiriye gukunda abanzi bawe nubwo abaragize ibikomere watewe n'abakozi b'Imana nabo mwasenganye nabo mwabanye mu murimo w'Imana, ariko menya ko ari inshingano zawe kubabarira abantu, kubabarira abo bantu, kubabarira abo wahuye n'abari mu kazi ari hirya no hino. Hari abantu bagira ibikomere mu nsengero kugeza uyu munsi bumva batanajya mu nsengero. Abo tubasengere tubasabire no bamenye ko ari inshingano zabo kubabarira ababakomerekeje. Wirebera umuntu mu kibi yagukoreye mu gihe cyashize kandi ashobora kuba yarihana. Murebere mu buzima arimo uyu munsi, kandi umuntu ashobora kuba yarakoze ikibi mu gihe cyashize ariko uyu munsi ashobora gukora icyiza. Byombi nubwo ari we wabikora, ariko igihe nicyo gisobanura ibintu byinshi. Mu gihe kimwe yakoze nabi ariko mu kindi gihe azakora neza. Mwige kubabarira, ubabarire uwo mwashakanye, niba aragucumuyeho akagusaba imbabazi mubabarire kugira ngo urebe ko mwakomeza umubano kandi udakomeretse. Kubabarira ntibizatuma wenda byinshi mu byakuweho byibagirwa, ariko bizabohora ubuzima bwawe n'umutima wawe, kandi bizatuma ushobora kongera gusabana n'uwakugiriye nabi. Baje kubaramutsa mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristu, kandi ndashimira Imana iduhaye iki cyumweru cyiza cy'umugisha. Kuba batanzi na APOTRE kubw'Imana David, ndashimira Imana kuba ndi hano. Imana ibahe umugisha. Amen. Nagira ngo buri muntu wese ajye kumwegerera amwifuriza icyumweru cyiza, kandi niba utamushuje umubwire uti mwaramutse. Mwe guhana ibiganza mwibuka amabwiriza ya COVID, ariko uteye icyumweru cyiza. Murakoze cyane. Imana iduhane umugisha. Ndashimira Imana ko yaturenze iki cyumweru cyose kugira aho tugeze uyu munsi. Ntekereza ko ari ubuntu Imana yatugiriye bukomeye cyane, iyo yabanye natwe ikaba mu ruhande rwacu, ikaduha ibihe byiza, ikaduha ubuzima, ikaduha kubaho. Ihimbazwe. Amen. Dawidi yaranditse aravuga ngo Uwiteka dukora ibikomeye natwe turishimye. Abazi ko Imana bakora ibikomeye muri iki gitondo, abazi ko yabarinze muri iki gitondo, abazi ko yabagaburiye, abazi ko yabambitse, abazi ko yabanye nabo mu rugendo bakoze. Reka tuyongere amashyi menshi twahoze turirimba ngo twanyuze mu mashyamba y'inzitane, tunyura mu misozi, twanyuze mu bintu byinshi, ariko kuba turiho ni ukubera Imana, ni ukubera iyo ngiyo ikomeye ishobora byose. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristu uko bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 6. Luka igice cya 6, turasoma duhereye ku murongo wa 27 tugeze ku murongo wa 38. Luka igice cya 6 umurongo wa 27, dusome mu izina rya Yesu. Luka 6 umurongo wa 27 kugeza ku 38, aravuga ngo dutegetswe gukunda n'abanzi bacu, ariko ndababwira mwebwe abumva, mukunde abanzi banyu, mugirire neza ababanga,
mwifurize neza ababavuma, musabire ababangiriza. Gukubise mu musaya muhindukirire n'uwa kabiri, uzakwa kumwitero ntuzamwime ikanzu. Gusaba wese umuhe, nyaga ibyawe ntuzabimwake ukundi. Kandi uko mushaka ko abantu babagirira, abariko mubagirira namwe. Nimukunda ababakunda muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo bakunda ababakunda. Kandi nimugirira neza abayibagirira muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo nuko bakora. Kandi nimuguriza abo mutekereza ko bazabazungurira cyangwa se bazabungukira muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo nuko baguriza abandi banyabyaha kugira ngo bazazungurirwe ibihwanye n'ibyo babagurije. Ahubwo mukunde abanzi banyu, mubagirire neza, mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura, nibwo ingororano zanyu zizaba nyinshi, namwe muzaba abana b'isumba byose, kuko igirira neza ababi n'indashima. Mugirirane imbabazi kuko so nawe azigirira. Kandi ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu, kugira ngo namwe mutazarucirwa. Kandi ntimugatsindishe namwe mutazatsindishwa. Mubabarire abandi namwe muzababarirwa. Utange namwe habwa. Urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye, nirwo muzagererwa. Uko urugero mugiramo arirwo muzagererwamo namwe. Amen. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo kubabarira. Niba ufite aho wandika, andika ngo kubabarira. Aha Yesu yavuze amagambo 8 y'ingenzi cyane. Yari amaze gutoranya abigishwa be, amaze gutoranya intumwa 12. Nuko Yesu aganira nabo, abaganiriza abahiriwe abari bo. Amaze kubabwira abahiriwe abari bo muri bo, yararimo abigisha. Nuko abwira abigishwa buko bari 12, arababwira ati dutegetswe gukunda n'abanzi bacu. Uwo ni Yesu wari muganira nabo. Dutegetswe gukunda n'abanzi bacu. Yababwiye rero amagambo ageze ku 8 y'ingenzi, kandi ayo magambo nekereza ko yari ikimenyetso kibaranga, gikwiriye kugaragaza ko ari abana b'Imana, gikwiriye kugaragaza ko ari abakristo, gikwiriye kugaragaza ko ari abigishwa be, gikwiriye kugaragaza ko bafite imyitwarire itandukanye n'iy'abantu batamenye Kristo. Igikwiriye kubaranga n'iki? Nibahura n'ibibazo, abantu nibabahemukira, abantu nibabanga, nibaguriza bagenzi bo bakabambura, nibahura n'abantu bakabambura imyambaro yabo, nibahura n'abakubita, nibahura n'ababakanga, bazakora iki? Bizagenda gute? Nibahura n'ababaca intege, nibahura n'abavuga, nibahura n'abagaya, nibahura n'ababanegura, bizagenda gute? Ababwira ari amagambo 7 akomeye cyane. Nekereza ko aya magambo 7 yababwiye ari ingenzi cyane kuri bo mu gihe cyabo, kandi yabafashije kugira ngo bashobore gukora neza umurimo wa Kristo uko bikwiriye ndetse nk'uko babihamagariwe. Yababwiye rero ijambo rya mbere, yarababwiye ati mukunda abanzi banyu. Icyambere yabategetse ni ugukunda abanzi babo. Iri jambo rya mbere Yesu yategetse abigishwa be ryo gukunda abanzi babo nk'uko twabisomye hano muri iki gice dusomye. Ni ukuvuga ngo niba hari abantu babanga, niba hari ababagiriye nabi, niba hari ababahemukiye, bo nk'abigishwa ba Kristo bategetswe gukunda
abo bantu bose nubwo babagiriye nabi. Icyo ni kimwe yababwiye. Mutegetswe gukunda n'abanzi banyu, mutegetse gukunda ababagiriye nabi. Icyo ni kimwe yababwiye, gukunda abanzi babo. Natwe nk'abakristo gukunda abanzi bacu, kandi tubizi neza ko batwanga. Icya kabiri yababwiye kugirira neza ababanga, kugira neza. Ko yaravuze ati nimugirira neza babagire neza muzaba mumeze nk'abapagane kuko nabo niko bakora. Ariko noneho mwebweho ndabategeka kugira ngo mugirire neza n'ababanga, mugire neza n'abanzi banyu, ndetse yewe n'umwanzi wawe nasonze umugaburire, nagira inyota abuze amazi yo kunywa uyamuhe, nagira ikibazo umufashe muri cya kibazo, ugirire neza abakwanga. Cya gatatu yarababwiye ngo mwifurize umugisha ababavuma. Igihe umuntu avuma undi cyangwa se akuvumura umukristo, urumva kugira ngo Yesu yababwire nuko arazi ko bazahura n'abantu bashobora kubavuma, bashobora kutabishimira, ariko akavuga ati musabire umugisha bagize gute ababavuma, muzabasabire umugisha. Bivuze ngo mwebwe muzakora ikinyuranyo nabo, ntimuzabavume ahubwo muzabasabire umugisha. Icya kane arababwira ngo muzasabire umugisha, muzasabire ababagirira nabi. Aha noneho rero ashatse kuvuga ngo umuntu nakugirira nabi ntuzamurwanye, ntuzagire ikindi kimumwitura, ahubwo uzamusengera. Usabira uwakugiriye nabi mu isengesho ryawe, bavuga uti Nyagasani Imana, kanaka yambabaje, yankomerekeje, yangiriye nabi, ariko ndamugutuye Mana, umubabarire ibyaha yakoze, umubabarire ko yangiriye nabi. Niwe wenyine uzitura umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Ndamukweretse Mana, reba agahinda yanteye, reba umubabaro yanteye, ukabyereka Imana, ugasabira abakugiriye nabi. Izo ni inshingano z'umukristo, gusabira abakugiriye nabi. Cya gatanu ni ukutitura inabi wagiriwe. Igihe ugiriwe inabi iyo ari yo yose, cyangwa ubwiwe inabi cyangwa ukorewe inabi nk'umukristo, ukwiriye gutitura inabi wagiriwe. Ikindi nanone yavuze cya gatandatu, yavuze ku gutanga. Ari byatanze urugero ku mitungo, aravuga ati dore ukuntu abapagane batanga, ariko dore n'ukuntu mwebweho muzajya mubikora. Nuguriza umuntu ntuzamushyirireho inyungu, ntuzategereze ko azakwishyura, ndetse uzanamubabarire, uzanamuharira umwenda. Mu Bisirayeli mu mategeko Mose yabahaye, bagiraga ukwezi mu mwaka ko guharira imyenda abantu babaga babarimo. Bakavuga bati kanaka afite umwenda w'intama, w'ihene, w'inuma namuhaye agiye gutamba igitambo, w'ifeza, w'izahabu, ariko muri ukwezi ndamuhariye. Ibyo rero bivuze yuko byari ngombwa, kandi na Yesu yabigarutseho, avuga ku gutanga kw'intumwa ze, kw'abakristo bagomba gutanga bivuye ku mitima yabo. Ikindi yavuze ari nacyo cya karindwi, yaravuze aravuga ngo kugirira abandi, gukorera abandi cyangwa ibyo tugirira abandi. Aravuga ngo ibyo wifuza ko abandi bakugirira aba ari byo ubagirira nawe. Aha rero icya karindwi ni ukugirira abandi ibyo wifuza ko bakugirira, udategereje ko bakugirira ibyo bakwiriye kukugirira, ahubwo wowe ukagirira abandi ibyo ushaka ko bakugirira. Ushatse ko abandi bakuvuga neza, iga kuvuga neza abandi.
ushaka ko abandi bagukunda iga gukunda abandi, ushaka ko abandi bagusura iga gusura abandi, ushaka ko abandi bazagufasha mu bibazo iga gufasha abandi bari mu bibazo, ushaka ko nurwara bazagusura iga gusura abantu barwaye, utazarwara ukarira bavuga uti igihe nari ndwaye nta muntu n'umwe wigeze angeraho. Kandi icyo gihe ukwiriye kuzibaza ngo ese ngewe nageze kuri bangahe bari barwaye. Niba ushaka kuzafashwa ubabaye, ita ku bantu bababaye, basure, bahumurize abari mu ngorane, ababajwe n'ibibazo runaka ubagereho, ubiteho. Ibyo ushaka ko abantu bakugirira none cyangwa bazakugirira ejo hazaza, bibagirire nawe muri iki gihe cya none, ntutegereze ikindi gihe. Niba ushaka guhabwa iga gutanga, ko nicyo cya munani mu byo Yesu yababwiye. Yaravuze ngo mutange muzahabwa. Bivuga ngo iri jambo ririmo ihame, kandi yanababwiye urugero rw'ibyo batagomba gutanga, urugero rutsindagiye rucugushije rwuzuye. Njya kugura amata, nk'amata y'amasukano yayandi aba ari mu tujerekani, noneho twaba turimo ku cyuma aho bayakura bayashyira mu kajerekani, nkajya ndeba niba yuzuye. Ariko kubera ko hari igihe bayashyiramo noneho hakajyaho hafi nk'igice cy'ilitiro cy'urufuro, bigasaba ko babanza kuyacugusa rwa rufuro rukavaho, bakongera akajerekani bakakuzuza neza, cyangwa se ijerekani y'amata y'inshyushyu, cyane ko ikivuguto kidakunda kugira urufuro nubwo bigiye baho ku kivuguto gikuze. Ubwo rero ni ukuvuga ngo avuga ngo mutange urugero rutsindagiye rucugushije, byari ukuvuga ngo rwuzuye neza rusendereye. Kandi ikindi aravuga ati namwe muzahabwa. Bivuga ngo ibi ni amahame. Niba ushaka kuzahabwa iga gutanga. Umunsi umwe nari mfite ikibazo gikomeye, nabuze amafaranga, fata umwanya wo gusenga. Mu gihe nasengaga nibutse Imana abantu nagiriye impuhwe, abantu nagiriye imbabazi, abantu nashoboye guha amafaranga, ari abari bayakeneye bayasabye, ari abatarayasabye nkabikora mbibwiwe n'umwuka w'Imana, ari abatarayasabye nkabikora mbibwiwe n'umutima wa kavukire yanjye w'impuhwe. Ariko nibutse Imana, ndavuga ngo Mana rero ibuka, kuko uri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo dukora. Nibutse Imana, Imana arabyibutse ingirira neza, ngiri impuhwe, imumugisha, kubera ari ijambo ry'Imana nashyiraga mu bikorwa. Nk'uko iri jambo ryavuze ngo mutange namwe muzahabwa. Haleluya. Mutange mu nzu y'Imana, ibikenewe mu nzu y'Imana, bikenewe mu itorero, mutange amaturo ashyitse mu nzu y'Imana, mutange kimwe mu 10 mu byo mwungutse bishyitse mu nzu y'Imana, mutange imibiri yanyu uko bikwiriye, ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Mwihane muhinduke, imibiri yanyu ikora iby'Imana ishaka kuruta ibyo mushaka. Muzirikane ko kubana n'Imana kwanyu kwiza atari uko musenga mukumva ko mubana nayo, ahubwo icyambere ari uko mwakoze ibyishaka, ibyishima bihesha icyubahiro. Icyambere ari uko mwayubashye, mwagendanye imitima itunganye. Imana yigeze yihanisha Abayisiraheli ubusambanyi bw'Abayisiraheli bamaze kwivanga n'abanyamahanga, bamaze kugendera mu ngeso mbi, barimo gukora nk'ibyo abanyamahanga bakora, badatinya icyaha, badatinya ibibi, badatinya ingeso mbi. Ariko Imana irabasangira bakebura, ibabwira ko bagomba kwihana. Bene data torero ba Kristo, hari kibi ukora mu buzima bwawe, umutima wawe, mu mibereho yawe,
ugahorana nacyo cyangwa se ugahora ugikora, ariko ukwiriye uyu munsi usaba Imana imbabazi n'imbaraga zo kureka gukora cya kibi kamere yawe ishaka gukora, ahubwo ukaba mu buzima bukora icyiza Imana ishaka gukora. Rero uyu munsi ukwiriye gusenga no gusaba Imana imbabazi n'imbaraga kugira ngo ushobore kugira amahitamo yo gukora icyiza gihesha Imana Data icyubahiro. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ibyo ukora byose ukiriho, ibyo ukora byose muri ubuzima, ibyo ukora byose nk'umukristo w'umuntu wamenye Imana, ya mirimo yose ukora yandikwa mu gitabo, yaba myiza cyangwa imibi, iyo yose zibu. Ariko gerageza mu buzima bwe bwa buri munsi, ugerageze witwararike, wirinde, wumve ko ukwiriye gukora imirimo myiza ihesha Imana icyubahiro. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Zirikana ko ukwiriye gukunda abanzi bawe, nubwo waba waragize ibikomere watewe n'abakozi b'Imana, n'abo mwasenganye, n'abo mwabanye mu murimo w'Imana, ariko menya ko ari inshingano zawe kubabarira abantu, kubabarira abo bantu, kubabarira abo wahuye n'abari mu kazi ari hirya no hino. Hari abantu bagira ibikomere mu nsengero kugeza uyu munsi bumva batanajya mu nsengero. Abo tubasengere, tubasabire, no bamenye ko ari inshingano zabo kubabarira ababakomerekeje. Ntabwo dushobora gukira igikomere kubera ko badukomerekeje badusabye imbabazi, ahubwo dufite no kwivura igikomere n'umuti buri muntu wese agomba gukoresha akivura, ariko unyuze mu kubabarira. Iri jambo nababwiraga ni ijambo ryiza cyane kandi rikomeye, kuko Imana irashaka ko mugira umutima wuzuye imbabazi. Haleluya, umutima nk'uwa Kristo, umutima nk'uw'Imana, umutima wuzuye kubabarira. Wirebera umuntu mu kibi yagukoreye mu gihe cyashize kandi ashobora kuba yarihana. Murebere mu buzima arimo uyu munsi, kandi umuntu ashobora kuba yarakoze ikibi mu gihe cyashize, ariko uyu munsi ashobora gukora icyiza. Byombi nubwo ari we wabikora, ariko igihe nicyo gisobanura ibintu byinshi. Mu gihe kimwe yakoze nabi, ariko mu kindi gihe azakora neza. Mwige kubabarira, ubabarire uwo mwashakanye, niba aragucumuyeho akagusaba imbabazi, mubabarire kugira ngo urebe ko mwakomeza umubano kandi udakomeretse. Ubabarire uwo mukorana, umugirire impuhwe, umugirire imbabazi. Babarire umugabo wawe, babarire umugore wawe, babarire abo musengana, babarire abaturanyi bawe, kugira ngo ushobore gukomezanya nawe ubuzima bwo muri iyi si, n'ukurangwa no kugira imbabazi. Zirikana ko ibihe byawe ubisangiye n'abandi. Ibyo bihurimo byaba bibi, byaba ari ibihe by'umubabaro, hari n'abandi bababaye. Byaba ari ibihe by'ibyishimo, hari n'abandi bishimye. Byaba ari ibihe byo gukomereka, hari n'abandi bakomeretse. Ariko nubwo hari abo musangiye ibyo bihe, buri muntu wese afite uko abibayemo ku giti cye by'umwihariko. Afite n'ingaruka bimuzanira mu buzima bwe zihariye. Ariko none nk'umukristo, kugira ngo ikibi cye kukugiraho ingaruka, ni uko ukinesheje icyiza. Umuntu ashobora kuba ingaruka mu kibi, cyangwa se agahura n'ingaruka z'ibibi yahuye nabyo, ari mu kazi, ari mu rusengero, ndetse agafata ibyemezo bibi kubera za ngaruka z'ibibazo yahuye nabyo. Ariko reka mbabwire iki ngiki, wifata ibyemezo bibi, wikora ikibi kubera ikibi cyakubayeho. Oya, urabukoze amakosa akomeye cyane. Kandi ikindi, ntuzakore ikibi kubera wahuye n'ikibi. Oya, gerageza mu buzima bwawe, igihe uzahura n'ibibi byinshi cyane, ugerageze kubinesheje ibyiza. Niko biri tubwira ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheje ikibi icyiza. Haleluya, ikibi kinesheje icyiza. Kamere yawe yakubwiraga ngo iba, besha, sambana, rwana, tukana, yinesheje ibyiza. Akanwa kawe kakoraga ibyo kigishe kuvuga ibyiza, kuvuga neza, kuvugana ubwitonzi, amagambo meza. Wongere wige kuvuga neza, wige kubwira abandi neza, kuko ibyo ushaka ko abandi bakugirira nibyo ukwiriye kubagirira nawe.
witekereza ko abantu bazakubwira neza kandi wowe ubwawe utazi kuvugana n'abandi neza. Igakubwira abandi neza, umugabo amubwire neza, umugore wawe amubwire neza, utamushihura, muganire neza, musabane neza, umuvandimwe wawe, inshuti yawe ibwire neza, bityo bizagufasha nawe kubaka ejo hawe heza hazaza. Ntabwo rero ushobora kugira ejo heza hazaza wubakira ku bibi, ntabwo byakunda. Ugomba kubakira ku byiza bizagufasha kugera kuri bya byiza by'ejo hazaza. Bari turimo tuvuga rero ku kubabarira, aho tuvuze ku bintu 8: gukunda abanzi bacu, kugirira neza abakwanga, kwifuriza umugisha abakuvuma, gusabira abakugirira nabi, kutitura abantu cyangwa se abandi inabi bakugiriye, gutanga bivuye ku mutima wawe, kugirira abandi ibyo wifuza ko bazakugirira. 8: mutange namwe muzahaha. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nari ndimo mvuga hejuru yo kubabarira. Ushobora kuba uyu mwanya cyangwa uyu munsi utekereza ku buzima bwawe utariko nanjye nshobora kubabarira, cyangwa njya mbwira Imana, Mana nk'umutima wo kubabarira, cyangwa nkabwira Imana, Mana mbabarire kutababarira. Ariko menya ngo ukeneye gusaba n'imbaraga zo kugira ngo ubabarire. Kubabarira ntibizatuma wenda byinshi mu byakubayeho byibagirwa, ariko bizabohora ubuzima bwawe n'umutima wawe, kandi bizatuma ushobora kongera gusabana n'uwakugiriye nabi. Ikindi nanone nuko hari igihe Imana yaguhuza n'umuntu uzakugirira umumaro, ariko Satani akamukoresha kugira ngo agukomeretse utandukane nawe, wa mumaro kuzakugira mu gihe kizaza uveho cyangwa upfe uhinduke ubusa. Icyo rero birasaba ubwenge, kwitwararika kugira ngo wa muntu umubabarire none ushobore kuzabana nawe ejo hazaza, kugira ngo wa muntu wakugire nabi umubabarire icyaha yagukoreye uyu munsi, ukomeze umubano nawe, icyiza azagukorera ejo hazaza azagikore ku buzima bwawe. Haleluya. Hari umuntu Imana izakoresha ikintu cyiza ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ashobora kuba ari iruhande rwawe, ashobora no kuba ari kure yawe, ashobora kuba ari imbere yawe, cyangwa se ari inyuma yawe, iburyo bwawe cyangwa ibumoso bwawe, aho ureba cyangwa aho utabona, ariko arahari umuntu w'umumaro Imana yashyize hafi yawe, uzakugirira umumaro, uzatuma wishima, uzatuma unezera. Haleluya. Turabizi ko Imana ikora ibitangaza kandi twese turabyizera. Muri iki cyumweru nari ndi mu masengesho ndimo gusenga, Imana yavuganye nanjye ibintu byinshi cyane, ndimo ninginga Imana. Ariko reka nze mbabwire iki ngiki, Imana yacu irakora. Hari umuririmbyi umwe aririmbye aravuga ngo, Mana yacu irakora ibyananiye abantu, ikora ibikomeye, na nyuma ya zeri irakora. Mana yacu we, Mana yacu irakora ibyananiye abantu, ikora ibikomeye, na nyuma ya zeri irakora. Mana yacu we, Mana yacu irakora ibyananiye abantu, Imana ikora ibikomeye, na nyuma ya zeri. Haleluya. Na nyuma ya zeri irakora. Imana na nyuma ya zeri irakora. Mana yacu na nyuma ya zeri irakora. Atabara na nyuma ya zeri irakora. Mana nziza na nyuma ya zeri irakora. Haleluya. Na nyuma ya zeri irakora. Wabuze kugeza na nyuma ya zeri irakora. Wabuze kugira na nyuma ya zeri irakora. Yewe na nyuma ya zeri irakora. Mana yacu Imana nyamana, Mana nziza
Imana imbabazi n'imbaraga kugira ngo ushobore kugira amahitamo yo gukora icyiza gihesha Imana Data icyubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ibyo ukora byose ukiriho, ibyo ukora byose muri ubuzima, ibyo ukora byose nk'umukristo w'umuntu wamenye Imana, ya mirimo yose ukora yandikwa mu gitabo, yaba myiza cyangwa imibi, iyo yose zibu. Ariko gerageza mu buzima bwe bwa buri munsi, ugerageze witwararike, wirinde, wumve ko ukwiriye gukora imirimo myiza ihesha Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Zirikana ko ukwiriye gukunda abanzi bawe, nubwo waba waragize ibikomere, watewe n'abakozi b'Imana, n'abo mwasenganye, n'abo mwabanye mu murimo w'Imana. Ariko menya ko ari inshingano zawe kubabarira abantu, kubabarira abo bantu, kubabarira abo wahuye n'abari mu kazi ari hirya no hino. Hari abantu bagira ibikomere mu nsengero kugeza uyu munsi bumva batanajya mu nsengero. Abo tubasengere, tubasabire, no bamenye ko ari inshingano zabo kubabarira ababakomerekeje. Ntabwo dushobora gukira igikomere kubera ko badukomerekeje badusabye imbabazi, ahubwo dufite no kwivura igikomere n'umuti buri muntu wese agomba gukoresha akivura, ariko unyuze mu kubabarira. Iri jambo nababwiraga ni ijambo ryiza cyane kandi rikomeye, kuko Imana irashaka ko mugira umutima wuzuye imbabazi. Haleluya. Umutima nk'uwa Kristo, umutima nk'uw'Imana, umutima wuzuye kubabarira. Wirebera umuntu mu kibi yagukoreye mu gihe cyashize kandi ashobora kuba yarihana. Murebere mu buzima arimo uyu munsi, kandi umuntu ashobora kuba yarakoze ikibi mu gihe cyashize, ariko uyu munsi ashobora gukora icyiza. Byombi nubwo ari we wabikora, ariko igihe nicyo gisobanura ibintu byinshi. Mu gihe kimwe yakoze nabi, ariko mu kindi gihe azakora neza. Mwige kubabarira, ubabarire uwo mwashakanye, niba yaragucumuyeho akagusaba imbabazi, mubabarire kugira ngo urebe ko mwakomeza umubano kandi udakomeretse. Ubabarire uwo mukorana, umugirire impuhwe, umugirire imbabazi. Ubabarire umugabo wawe, ubabarire umugore wawe, ubabarire abo musengana, ubabarire abaturanyi bawe, kugira ngo ushobore gukomezanya nawe ubuzima bwo muri iyi si, ni ukurangwa no kugira imbabazi. Zirikana ko ibihe byawe ubisangiye n'abandi. Ibyo bihurimo byaba bibi, byaba ari ibihe by'umubabaro, hari n'abandi bababaye. Byaba ari ibihe by'ibyishimo, hari n'abandi bishimye. Byaba ari ibihe byo gukomereka, hari n'abandi bakomeretse. Ariko nubwo hari abo musangiye ibyo bihe, buri muntu wese afite uko abibayemo ku giti cye by'umwihariko. Afite n'ingaruka bimuzanira mu buzima bwe zihariye. Ariko noneho nk'umukristo, kugira ngo ikibi cye kukugiraho ingaruka, ni uko ukinesheje icyiza. Umuntu ashobora kuba ingaruka mu kibi, cyangwa se agahura n'ingaruka z'ibibi yahuye nabyo, ari mu kazi, ari mu rusengero, ndetse agafata ibyemezo bibi kubera za ngaruka z'ibibazo yahuye nabyo. Ariko reka mbabwire iki ngiki, wifata ibyemezo bibi, wikora ikibi kubera ikibi cyakubayeho. Oya, uraba ukoze amakosa akomeye cyane. Kandi ikindi, ntuzakore ikibi kubera wahuye n'ikibi. Oya, gerageza mu buzima bwawe, igihe uzahura n'ibibi byinshi cyane, ugerageze kubineshisha ibyiza. Niko biri tubwira ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Haleluya. Ikibi kineshesha icyiza. Kamere yawe yakubwiraga ngo iba, besha, sambana, rwana, tukana, ineshesha ibyiza. Akanwa kawe kakoraga ibyo kigishe kuvuga ibyiza, kuvuga neza, kuvugana ubwitonzi, amagambo meza. Wongere wige kuvuga neza, wige kubwira abandi neza, kuko ibyo ushaka ko abandi bakugirira nibyo ukwiriye kubagirira nawe. Witekereza ko abantu bazakubwira neza kandi wowe ubwawe utazi kuvugana n'abandi neza. Igakubwira abandi neza, umugabo wamubwire neza, umugore wawe mubwire neza, utamushihura, muganire neza, musabane neza, umuvandimwe wawe, inshuti yawe ibwire neza. Bityo bizagufasha nawe kubaka ejo hawe heza hazaza.
Ntabwo rero ushobora kugira ejo heza hazaza wubakira ku bibi, ntabwo byakunda. Ugomba kubakira ku byiza bizagufasha kugera kuri bya byiza by'ejo hazaza. Bari turimo tuvuga rero ku kubabarira, aho tuvuze ku bintu 8: gukunda abanzi bacu, kugirira neza abakwanga, kwifuriza umugisha abakuvuma, gusabira abakugirira nabi, kutitura inabi bakugiriye, gutanga bivuye ku mutima wawe, kugirira abandi ibyo wifuza ko bazakugirira. 8: mutange namwe muzaha. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nari ndimo mvuga hejuru yo kubabarira. Ushobora kuba uyu mwanya cyangwa uyu munsi utekereza ku buzima bwawe utariko nanjye nshobora kubabarira, cyangwa njye mbwira Imana, Mana nk'umutima wo kubabarira, cyangwa nkabwira Imana, Mana mbabarire kutababarira. Ariko menya ngo ukeneye gusaba n'imbaraga zo kugira ngo ubabarire. Kubabarira ntibizatuma wenda byinshi mu byakubayeho byibagirwa, ariko bizabohora ubuzima bwawe n'umutima wawe, kandi bizatuma ushobora kongera gusabana n'uwakugiriye nabi. Ikindi nanone nuko hari igihe Imana yaguhuza n'umuntu uzakugirira umumaro, ariko Satani akamukoresha kugira ngo agukomeretse utandukane nawe, wa mumaro yari kuzakugira mu gihe kizaza uveho cyangwa upfe uhinduke ubuzima. Icyo rero birasaba ubwenge, kwitwararika kugira ngo wa muntu mubabarire none ushobore kuzabana nawe ejo hazaza, kugira ngo wa muntu wakugire nabi umubabarire icyaha yagukoreye uyu munsi, ukomeze umubano nawe, icyiza azagukorera ejo hazaza azagikore ku buzima bwawe. Haleluya. Hari umuntu Imana izakoresha ikintu cyiza ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ashobora kuba ari iruhande rwawe, ashobora no kuba ari kure yawe, ashobora kuba ari imbere yawe, cyangwa se ari inyuma yawe, iburyo bwawe cyangwa ibumoso bwawe, aho ureba cyangwa utabona, ariko arahari umuntu w'umumaro Imana yashyize hafi yawe, uzakugirira umumaro, uzatuma wishima, uzatuma unezera. Haleluya. Turabizi ko Imana ikora ibitangaza, kandi twese turabyizera. Muri iki cyumweru nari ndi mu masengesho ndimo gusenga, Imana yavuganye nanjye ibintu byinshi cyane, ndimo ninginga Imana. Ariko reka nze mbabwire iki ngiki, Imana yacu irakora. Hari umuririmbyi umwaririmbye aravuga ngo, Mana yacu irakora ibyananiye abantu, ikora ibikomeye, na nyuma yazera irakora. Mana yacu we, Mana yacu irakora ibyananiye abantu, ikora ibikomeye, na nyuma yazera irakora. Mana yacu we, Mana yacu irakora ibyananiye abantu, Imana ikora ibikomeye, na nyuma yazera. Haleluya. Na nyuma yazera irakora. Imana na nyuma yazera irakora. Mana yacu na nyuma yazera irakora. Atabara na nyuma yazera irakora. Mana nziza na nyuma yazera irakora. Haleluya. Na nyuma yazera irakora. Wabuze kugeza na nyuma yazera irakora. Wabuze kugira na nyuma yazera irakora. Yewe na nyuma yazera irakora. Mana yacu Imana nyamana, Mana nziza Imana nyamana. Imana ishimwe cyane. Reka tuyikomere amashyi ariko. Hari ibintu Imana yagenje neza, twibuka yakoze bikagenda neza.
ariko ndimo guhimbaza muri indirimbo Imana irambwiye ngo mbabwire ngo iraje. Bwira umuntu kwegera mwendo cyo kubwira ngo iraje. Yego Mana, nawe waje mu materaniro nayo iraje. Ndimo guhimbaza Imana numvishe ibwira ngo bwira abantu ngo ndaje. Mu ngo zabo ndaje, mu buzima bwabo ndaje, no mu kazi kanyu Imana iraje, n'ahantu utuye Imana iraje. Reka tugere kurya tuyizamure icyubahiro cyane. Haleluya. Hari umuremyi mwari n'abangwa azaza ntazatinda, uwo ni Yesu. Hari Imana ikiduha amasezerano cyangwa ikatubwira gutyo cyangwa ikavugana natwe noneho tukabangwa ariko Mana uzaza ryari. Ariko hari undi muremyi nkunda cyane bazaza ntazatinda, uwo ni Yesu. Azaza ntazatinda kuko yabisezeranye natwe. Wavuganye nawe azaza, azaza ntazatinda, yarabitubwiye azaza ntazatinda kuko yabisezeranye. Azaza mwami Yesu azaza vuba, azaza abagabo bazamubona, azaza azaza bariraga amarira abahanagura amarira. Amarira azashira bana b'Imana, Yesu dukorera azatugeza ahatandukanye. Amarira azashira bana b'Imana, Yesu dukorera ayiwe. Amarira y'iminsi, amarira urizwa n'umuryango, urizwa n'ubuzime. Bana b'Imana mwe, Yesu dukorera azatugeza ahatandukanye. Yazamurira imbere y'Imana isumba byose. Bwira Yesu bikugoye n'ibikuruhije. Bwira umubyeyi wacu data yiteguye kukumva no kukwitaho. Reka dusenge. Mana isumba byose, akira ibyifuzo by'abana bawe. Mva gusenga kw'aba bagabo, mva gusenga kw'ababyeyi, mva gusenga kw'abasore n'abakobwa, mva gusenga kw'abana batoya. Mana ubagirire neza, barwanirire bakizi, barwanya byose n'ibibahiga byose, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Bagirire imbabazi Mana yacu,
mu izina rya Yesu Kristu rikomeye batabare. Dusengeye ibyifuzo Mana muri aka kanya, abarwayi bakize indwara, abari barushe baremerewe n'ibigeragezo, urwanya ibyabarwanyaga byose, abashomeri baha akazi, abantu baha amafaranga bacira inzira, babone minirivare z'abana, babone amafaranga gukemura ibibazo byose bafite mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Mana rwanya ibyarwanyaga abana bawe, buranye baburanya, ibibazo byose bafite ubikemura, ibyifuzo byose bafite ubisubize. Mwami niwe wavuze ngo dusabe tuzahabwa, kandi dukomange tuzakingurirwa. Urakoze Mana, turagushimiye ko wakiriye ibyifuzo byacu kandi kugiye kudusubiza. Ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe Mana, guhimbazwa no gushyirwa hejuru n'ibyawe Mana.